uherutse kugirana ibihe byiza na Diamond ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Tanzania. Nanone reka dushimire mwese mudukurikira hano kuri Rwanda Nziza TV, tunibutsa umuntu waba uri mushya gukora subscribe kugira ngo uzacikwa n'amakuru tugezaho, amakuru aba agiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mudusangize ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, ibitekerezo byanyu biradufasha umunsi ku munsi. Dukomeje n'inkuru yacu, Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben uherutse kugaragara ari kumwe na Diamond mu kirori bizihiwe cyane. Ubu ari kubarizwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aho yagiye gukomereza imishinga yo kuri alubumu amaze igihe ategura, izaba ihuriyeho ibyamamare bitandukanye byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Mu ijoro ryo kuwa mbere, The Ben yashyize ifoto kuri Instagram ye ahashyirwa ubutumwa bumara umunsi umwe ari kugenda, ubona ko ahafatirwa indege n'indi yicaye mu ndege, afotora imbere ye maze yandikaho ijambo Dar, ashyiraho indege ndetse n'ibendera rya Tanzania. The Ben aherutse gusangiza abakunzi be amashusho amugaragaza yagiranye ibihe byiza na Diamond Platnumz. Hakekwa ko yaba ari nayo mpamvu yahise ajya muri Tanzania gukora imwe mu mishinga byigeze kuvugwa ko bari gukorana. The Ben kandi aherutse kwifashisha urukuta rwe rwa Facebook, arandika ati vuba aha turabona ibiremereye. Aha yavugaga alubumu amaze igihe ategura, na cyane ko hejuru y'aya magambo yongeyeho ifoto imugaragaza ari kumwe n'abahanzi nka Ben Paul na Jum Jux. Alubumu ye nshya agiye gusohora hariho amakuru avuga ko izaba irimo indirimbo yakoranye n'ibyamamare hano ku mugabane wa Afurika bizwi cyane ndetse no mu karere nka Diamond, Sauti Sol, Gyptian wo muri Jamaica, Joe Bob wo muri Nigeria na Otile Brown uyu bakoranye indirimbo yakunzwe cyane yitwa KK Enough, ndetse na Ben Paul n'umuhanzi Jum Jux. Biravugwa ko Otile Brown nawe yaba azagaragara kuri iyi alubumu Meddy arimo gutegura. Iyi alubumu yakabaye iri ku isoko kuva ku wa 2 Mutarama 2020, ariko The Ben avuga ko yafashe umwanya kuyitegura kugira ngo izaze ifite umwimerere wayo. Mu kiganiro The Ben yagiranye na Radio Rwanda kuri Samedi Détente, The Ben yigeze gutangaza ku rubuga rwa iTunes rwatinze kwemeza ubusabe bwe bwo gushyira izi ndirimbo, ari nayo mpamvu igihe yari yatangaje cy'uko iyi alubumu izaba yasohotse cyarenze. Mu magambo ye The Ben yavuze ati ndabyibuka navuze ko alubumu izagera ku mbuga zitandukanye ku itariki 2 Mutarama nta gihindutse. Iyo mvuze gutyo biba bishoboka ko byahinduka. Ikintu kimwe cyatumye wenda binaba gutyo, gushyira indirimbo kuri iTunes bisaba na application. Kora subscribe kuri Rwanda Nziza TV, usangize ibitekerezo byawe hasi muri komenti, amaze tugumye tubane ku makuru agiye atandukanye tubagezaho gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane. Ciao ciao.